wizera Imana ko yahindura ubuzima bwawe wizera Imana ko yakemura icyo kibazo ufite wizera Imana ko yagukuraho ayo mateka mabi wizera Imana ko muri aka kanya nkako guhuma hari agacu turimo turahanura ko hari agacu k'ibyiza tikelemeza lako tritele probele kosifo reka rero muri aka kanya mu mavuta y'abagabo b'Imana babiri bari hamwe n'umwuka w'Imana haleluya imirimo n'ibitangaza birakoreka hari agacu nange ndumva n'isi umwuka hari agacu seleka lako letra meza lako titele peria koska dora mrene foria grona zora je canto keska hari agacu agacu k'ibyiza agacu k'ubutaba yes kandi imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga z'abantu imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ibikurwanya imbaraga z'Imana ziri hejuru y'uburozi umaze igihera gutsikamiye tuje kubahanura tubabwira ngo hari agacu wa mukobwa upfushije amakwa ishuri utaba ariko hari agacu kubutabaza Mana ishimwe Misi irindwi yose umunsi wa mbere agenda kandi umuhanuzi yavuze ati wavangiye uyu munsi hari igihe duhanura bakagira ngo twavangiye none ngo ashimwe kukwezi kutararangira guhanura muri uku kwezi kwa kabiri kutararangira ijambo ryarabwiye ngo bafata turaka shaka bedenego babajugunya mu itanura ry'umuriro bari banyegeje karino bari bazi neza ko ryatanura riza kubatwi basanga wa mugabo yageze ariko basanga wa mugabo udati reka twongere tubashimire nanone bene data bavandimwe mukurikirana Yesu Arakiza TV ndetse na KIZABONWA TV twongeye kubaha ikaze mwese aho muri mu bice bitandukanye reka mbanze duhere ku bari mu Rwanda nyarwanda baravuga ngo ujya gutera urezi arabwibanza rero abantu bari mu Rwanda mu ntara eshanu z'u Rwanda reka tubahereze ikaze tubaha ikaze mwese twabahobereye twabayambiriye twabagumbiriye Imana y'amahoro ibahezagire cyane ibahe umugisha twakiriye kandi n'abandi bantu bari mu ntara ya gatandatu ari ba diaspora abantu bari ku mugabane w'Uburayi bari muri Amerika bari muri Australia bari mu bihugu by'Abarabu za Saudi Arabia mu bihugu bya Oman bya Dubai n'ahandi hatandukanye mu by'ukuri tutagera turondora bitewe n'umwadu ufite ntabwo abari munini cyane reka mwese rero mu by'ukuri tubaha ikaze kandi tubaha ikaze tubabwira ko tubishimiye turabakunda turabasengera uko Imana idushoboje ni muri ya saha Gihanuzi rero mu kiganiro isaha ya Gihanuzi mumaze kubimenyera yuko buri munsi muri isaha Gihanuzi haba hari ijambo ry'ubuhanuzi Imana iba yateguye uyu munsi ntabwo nigegere ndi kumwe n'umukozi w'Imana ndagira ngo atwibwire shalom prophet meze neza pastor Janvier ndashima Imana n'amahoro ndashima kabisa hari hashize kirekire tutagira kuri Yesu Arakiza ariko aho twari turi hose yadukizaga amen akomeza tugirira neza amen so turabasuhuza rero abakunzi ba Yesu Arakiza TV na KIZABONWA TV mugubwe neza aho muri hose ndi pastor Janvier yego abambonye ubwa mbere nyine ubwo baranyumvise ariko abasanzwe batubona nanone kandi tubifurije ineza y'Imana shalom rero Imana bamugisha ndagira ngo wadusengera rero dusengere kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu reka dusenge Imana Mana turagushimiye izina ryawe niri uri Imana ikiranuka muri byose ubaye urakomeye izina ryawe niri habwa icyubahiro muri iki fite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane reka tugushimire muri aka kanya kandi ngukweri yajanywe n'ingoga reka muri uyu mwanya rero niko nzava muri aka kanya imbaraga z'umwuka wera z'ibyago byose bizaba kandi abadukurikiye bose babone gukora kw'Imana babone imbaraga z'Imana bakorweho n'imbaraga z'umwuka byose bisaba bishize hariho guhimbaza Imana haleluya tuzabirushimiye reka wigaragaze reka wiheshe cyubahiro reka bakubone mwana abadukurikiye uri Imana ikiranuka muri byose bakira imbaraga z'Imana bakire gukora kw'Imana mu izina rikomeye rya Yesu Kristo uri Imana ikiranuka muri byose
dutangiye tukurana dutangiye tugushira hejuru dutangiye tuguhimbaza kuko ukwiriye amashimwe yajanywe n'Imana twigeze tubona najuko nikonza mwisi twarakubonye mu bihe bigoye ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho reka bakira amashimwe reka babone ubuhamya bushasha ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ndagushimiye kuko bwije nuko bukeye ukomeza kutubera mushasha umukiza tuzamuririmbira reka rero Uwiteka nanone Imana ikiranuka muri byose izina rikomeye rya Yesu nani igiti cyose data mu ijuru atatekirandurwe mu bwoko bw'Imana igiti cyose data Imana ikiranuka muri byose reka turi hano mwana twe kuba twenyine ahubwo umwuka w'Imana abane natwe izina ry'Uwiteka Imana rishirwe hejuru tuzamuririmbira twese izina rikomeye rya Yesu Imana ikiranuka muri byose kubuntu ni namutugira we mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana. Haleluya. Amen, amen. Mukozi Imana uyu muririmbyi ararimo aravuga ngo ubw'ibyago byose ngo bizaba bishize ngo hariho guhimbaza Imana. Reka tubwire abantu uyu munsi dukurikiye kano kanya muri aya masaha tubabwire ngo birashoboka yuko hari ibibazo uri gucamo bikugoye biguteye ubwoba wacitse intege urimo uriganyira wenda urareba hepfo ukareba haruguru ukabona nta byiringiro ariko uyu munsi tukuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo hari agacu k'ubutabazi Pastor Janvier iyo tuvuze ngo hari agacu k'ubutabazi iryo jambo uraryumva gute mu byukuri Imana iyo igiye gukora ikintu yohereza ijambo riravuga ngo yohereza ijambo ryayo rikabakiza n'imibabaro rica mu kanwa k'umuhanuzi umuhanuzi akaririzinga ijambo ahawe n'Uwiteka rigakiza iyo tuvuze rero ngo hari agacu tuba tuvuze ngo hari cy'Imana cyamaze kugaragara Imana igiye gukora hari cyagaragaye Imana igiye gukorera abantu gaze mu mwuka wa Gihanuzi duhagaze muri prophetic mu mwanya wa prophecy duhanurira abantu batwumva hanyuma umuntu wese uhagaze warutegereje ijambo kuko yohereza ijambo rikarema rigashyiraho ibitari bihari rigakora ibyari byarananiranye reka rero muri aka kanya mu mavuta y'abagabo b'Imana babiri bari hamwe n'umwuka w'Imana imirimo n'ibitangaza birakoreka hari agacu nange ndumva n'isi y'umwuka hari agacu seleka la coleta mesa la cotite peria cosca dora mrene voria grona zora je canto pesca hari agacu k'ibyiza agacu k'ubutabazi kandi ntabwo imvura iva mu bicu byinshi bibanza ari akantu gato bikabanza ari akantu kagaragara nk'aho gasuzuguritse nuko bimeze ubutumwa bwiza ni imbuto itabora riza ririmo ariko rikaza rihetse ibisubizo riza ririmo Imana yaravuze ngo habeho iryo jambo gusa ngo habeho ibi bikabaho ubutaka bukabaho gaze mu mwuka wa Gihanuzi duhagaze muri prophetic mu mwanya wa prophecy duhanurira abantu batwumva hanyuma umuntu wese uhagaze warutegereje ijambo kuko yohereza ijambo rikarema rigashyiraho ibitari bihari rigakora ibyari byarananiranye reka rero muri aka kanya mu mavuta y'abagabo b'Imana babiri bari hamwe n'umwuka w'Imana imirimo n'ibitangaza birakoreka hari agacu nange ndumva n'isi y'umwuka hari agacu
Oh, seleta la coleta mesa la cotite. Peria Koska Dora Mrene Foria Grona Zora. Je canto keska. Haragacu. Agacu kibyiza. Agacu kibyiza. Agacu kubutabaza. Agacu. Kandi ntabwo imvura iva mu bicu byinshi bibanza ari akantu gato. Yes. Bikabanza ari akantu kagaragara nkaho gasuzuguritse. Nuko bimeze. Ubutumwa bwiza ni imbuto. Imbuto itabora. Riza ririmo ariko rikaza rihetse ibisubizo. Riza ririmo. Imana yaravuze ngo habeho. Iryo jambo gusa ngo habeho. Habeho ibi bikabaho, ubutaka bukabaho, ibyaremwe bikabaho, ibyatsi bikabaho, ifeza zikabaho, izahabu zikabaho, ibiremwa bikabaho, ibyaremwe bikabaho, kandi nagacu k'ibyiza. Imana ishimwe cyane. Imana hari ikirakora kuko turi mu isaha ya Gihanuzi. Muvandi ndagira nkubwire ngo sinzi ibintu umaze imisi hari amajwi ya Sekibi Satani ashobora kuba buri munsi amaze igihe akongorera akubwira yuko upfuye birangiye, ariko muri iyi saha Gihanuzi tukuzana ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo hari agacu k'ubutabazi. Haleluya. Situation yose waba uri mucamo, mama, mukobwa, musore, mugabo, nagira nkubwire ngo hari agacu k'ubutabazi. Tubaye dusomera ijambo mukozi w'Imana. Dusomera ijambo dusanga hano mu gitabo cy'iby'abami. Abami ba mbere ibice 18 n'umurongo wa 43 ndagira ngo wari dusomera. Abwira umugaragu we ati zamuka witegereze ku nyanja. Arazamuka aritegereza aragaruka. Aravuga ati ntacyo mbonye. Amubwira gusubirayo agira karindwi. Persistence, guhozaho. Agira karindwi. Agezeyo ubwa karindwi aravuga ati dore mbonye igicu gito kingana ari ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja. Eliya aramubwira ati genda ubwira Ahabu utitegura igare ryawe umanuke imvura itakubuza. Hashize umwanya muto ijuru ririhinduriza yuzura ibicu n'umuyaga hagwa imvura ya rukokoma lala seko telemeza la kota la grebelevo nuko Ahabu yurira igare rye agina iyezereri. Imbaraga z'Uwiteka zijya kuri Eliya aracebura ariruka yiruka imbere ya Ahabu amutanga ku irembo Yezereri. Twabazaniye ijambo rya Gihanuzi rivuga ngo hari agacu k'ubutabazi. Iyo tuvuze ngo hari agacu k'ubutabazi mwibutse neza ko Imana ntabwo itewe ubwoba na situation uri gucamo uyu munsi. Ushobora kuba uyu munsi wamaze gutakaza ibyiringiro, hari amajwi menshi akubwira ngo icyo kibazo ntabwo uzagisohokamo, ariko hejuru y'imbaraga zikurwanya hari imbaraga z'Imana. Ninkubwira ngo hari agacu nagira ngo wizere Imana cyane. Ku bantu twabanye muri iki cyumwe nabwiye ko uku kwezi kwa kabiri ni ukwezi Imana yahaye yito ko ari ukwezi ko kwizera Imana cyane. Kwizera Imana cyane. Akagacu k'ubutabazi kagiye kuza mu buzima bwawe. Biraterwa n'iki? Biraterwa n'imbuto yo kwizera igiye gukura muri wowe, igiye kuzamuka muri wowe. Kwizera kugiye guhamagara agacu. Muri iki gihe mukozi w'Imana twibukiranye yuko Eliya ngo yari amaze igihe kingana n'imyaka 3 hafi n'igice yarahagaritse imvura. Yari yarayihagaritse nta mikino ibigirwamana bari barazanye Ahabu n'umugore we bari barasuzuguye Imana. Agira ifuhe nk'umuhanuzi aravuga ati okay ngiye gusoza aka kasuzuguro. Abahanuzi bashobora guhagarika ikintu cyakwigizeho karaha kajyaye. Umuhanuzi ashobora kuvuga ijambo agahagarika agasuzuguro k'umwana kari ku buzima bwawe. Aravuga ati no mpagaritse izo ntabwo yavuganye n'Imana, ariko yaravuze ngo nk'umufatanyabikorwa n'Imana, kuko umuhanuzi ni umufatanyabikorwa n'Imana. Ni umuntu Imana yizera icyo avuze kibakanwa k'Imana. Bibiliya ivuga ngo nimukuri ibishimwa mu bigawa muzaba nk'akanwa kawe. Ndakumva cyane. Umuhanuzi hari ibintu bimuranga. Uyu mugabo yari umugabo umuhanuzi hari ibintu bigera muri bine bishobora kumuranga. Kimwe cyo ni umuntu wihariye.
watandukanye n'ikibi. Cya kabiri agira kwera kw'Imana, guhora ku buzima bwe. Icya gatatu agira ifuhe. Hanyuma icya kane arwanira ishaka uwamutumye. So yagize ishaka. Aravuga ati aka gasuzuguro kibi bigirwamana ka Yezebeli, aka gasuzuguro kahaba ndagahagarika. Aravuga ati okay, ngiye gukora ikintu kiri bukora ku marangamutima yabo. Izuba aka kanya mpagaritse imvura, izuba ryaka. Hanyuma akibivuga kwa nyine niko byagenze. Bigenda gutyo imyaka 3 n'igice. Bari mu nzara, bari mu bibazo kubera umuhanuzi. Ariko igihe kiregera aravuga ati Eliya, uyise Eliya, yaravuze ati kugira ngo mbagushirize imvura ndabanza nica abahanuzi b'ibinyoma mwimitsi kugira ngo ubone Imana mu buryo bwuzuye. Kugira ngo ubone Imana mu buryo bwuzuye hari ibintu ugomba gucindura, hari ibintu bigomba gucinduka. Ugomba gutandukana n'ibizira. Ugomba kugira ibintu utandukana nabyo. Soka mu mwuka w'idini wakira umwuka wa Kristo. No aravuga ati okay, ndamutse mvuze ngo imvura nigwe, hari agasuzuguro ntaba ndangije. Abahanuzi b'ibinyoma arabahamagaza, barazamuka bajya ku musozi Karumeli. Aravuga ati okay, uyu munsi tugiye guhitamo niba ari ibigirwamana bya Shera bya Shetaroni aba ari byo dukurikira, ariko niba ari Imana yaremye ijoro n'isi, Imana ya Isiraheli aba ari yo dukurikira. Arangije akibivuga gutyo bahereza umwitangirizwa, baravuze bati ikintu kiri mu byemeze tugiye gutamba ibitambo, tugiye gucana igicaniro, ikiri butwikwe n'umuriro, icyo nicyo kiri bwemerwe. Abahereza umwitangirizwa guhera mu gitondo bageza saa 9 nta kintu bari babona. Bakomeza basamagara Imana, yageze aranabashinyagurira. Aravuga ngo nimwikebe kugira ngo Imana ibone amaraso. Dufite Imana. Dufite Imana. Bene data, Imana yacu irakora kuko hari ibimenyetso birenze kimwe, 2, 5, 10 bigaragaza ko Imana bemeza ko Imana izatugira. Ntabwo twahagurutse gutyo gusa utibwira ko ahubwo twabonye ibimenyetso. Twabonye inkoni zihinduriza, twabonye inkoni imira izindi, twabonye ihinduka inzoka imira izindi, twabonye imbaraga zimira izindi. Niyo mpamvu twakurikiye uyu mugabo. Hanyuma aravuga atoke, Imana yanyu yananiwe kubasubiza. Atoke arangije yubaka igicaniro cyasenyutse. Aravuga ati ngomba kubaka igicaniro cyasenyutse. Ibyari byarasenyutse arabisana. Mu buryo buri prophetic. Hari ikintu kugira ngo Imana ikore, hari icyo ugomba gukorana. Kugira ngo wakire ubuhanuzi bukore, hari icyo ugomba gukora. Hari icyo wakora mu rugo rwawe, hari icyo wakora ku mugabo wawe, hari icyo wakora ku mugore wawe, hari icyo wakora ku bana bawe, hari icyo wakora aho utuye, hari icyo wakora ukagarura no mu murimo w'Imana, hari icyo wakora bigatera Imana gukora. Arangije atoke ubwo maze arangije ahamagara Imana. Igitambo kiremerwa kandi umuriro utwika igicaniro. Aravuga bahita bavuga bati niyo Mana, iyi niyo turi bukurikire, iyi niyo Mana turi bukore. Ntiyagarukiye aho ngaho, yaravuze ati abangaba bazongera bisuganye. Imana ihije kurwana ntabwo irwana igice, irarwana igasoza urugamba. Yigeze kurusoza kwa Farawo, bashira mu nyanja ibice 14 mu Kuva umurongo wa 24. Imana isoza urugamba rw'abirukankaga ku bwoko bw'Imana. Hanyuma nawe aravuga ati reka mbisoze neza. Nufata icyemezo ugifate neza kandi ugifate mu buryo bwuzuye. Arangije aravuga ati okay, reka bajyane ku kazi geze. Abajyana 150 bose abicirayo. Aravuga ati batazongera kubyutsa umutwe. Abo batayimoni abo barozi, ubwo bukene icyo gisuzuguriro bigomba kurangira mu bitazongera kubyutsa umutwe mu izina ryayo. Turahanura impinduka. Arangije aravuga ati okay, noneho ubu nta kintega, ubu nta cyambera imbogamizi, ubu nta cyatuma izina ry'Uwiteka Imana ritubaho. Urera ikintu cyose cyakubera imbogamizi ugikureho. Arangije aravuga ati okay, ndavuze ngo noneho igicu kire kuri imvura. Atuma umugaragu
amutumye rimwe aragenda ati genda umbwire ko hari icyo ubona. Yari yamaze kuribizinga ijambo, yari yamaze kuvuga ijambo ati none ndategetse ijuru nirikinguke imvura iboneke. Arangije ngo ayohereza umugaragu, aragaruka bwa mbere aravuga ati nta kintu mbonye. Ntacyo mbonye. Kabiri ati ntacyo mbonye. Gatatu ibyo bivuze iki? Nusenga uyu munsi ukabona bitemeye, ejo wongera usenge, ejo nubona bitemeye, ejo bundi wongere ukore, ejo bundi nubona upaka push until something happens. Niko Mwongereza yavuze. Sunika kugeza igihe, usunika kugeza igihe ubone igisasu uviriye imbere yawe. Oh la langra soperga. Arangije ku nshuro ya kare aragaruka aravuga ngo hari icyo mbonye. Nanjye hari icyo ndi kubona, hari icyo turi kubona. Aravuga ngo hari icyo mbonye kuko mbonye agacu gato kangana n'ikiganza. Turi kwijambo rivuga ngo hari agacu ko gutabarwa, ko kuzamuka, ko gukurwaho amateka mabi, ko gukurwaho igisuzuguro. Hari agacu profete, hari agacu oya kwitorero ry'Imana. Pastor Janvier, iyo tuvuze ngo hari agacu tuba twiringiye imbaraga z'Imana. Kandi imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga z'abantu. Imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ibikurwanya. Imbaraga z'Imana ziri hejuru y'uburozi umaze igihe yaragutsikamiye. Tuje kubahanura tubabwira ngo hari agacu wa mukobwa upfushije amakwa ishuri utaba, ariko hari agacu kutabaza. Mana ishimwe cyane. Misi irindwi yose umunsi wa mbere agenda kandi umuhanuzi yavuze ati wavangiye uyu munsi. Hari igihe duhanura bakagira ngo twavangiye. Nano ngo nagari Imana mwavuganye, ariko umuhanuzi aravuga ati navuze ngo jambo ryarambwiye ngo nimwizere ijambo ryanjye, ariko mwizere nabo natumye. Ntabwo uzabona Imana imbona nkubone. Imana urimo urayibonera muri twebwe. Aya magambo turimo tuvuga ni amagambo y'Imana. Turaguhanura tukubwira ngo hari agacu ko gukira iyo kanseri, hari agacu ko gukira iyo diyabete. Nivyo hari agacu nubwo bagushizemwo hariya muri kiriya cyumba barimo barakongerera umwuka umeze nabi urarembye, ariko hari agacu ko kuba wahaguruka gakira. Mana ishimwe cyane. Waruzi ko Bibiliya iravuga mu Baheburayo 11:6 ngo ntibishoboka kutizera yanezeza Imana. Turi kuvuga aya magambo, izera Imana. Imana yacu ishobora byose, kandi Imana ikora igice. Imana ishobora byose. Wizera Imana ko yahindura ubuzima bwawe, wizera Imana ko yakemura icyo kibazo ufite, wizera Imana ko yagukuraho ayo mateka mabi, wizera Imana ko muri aka kanya nkako guhuma hari agacu. Turimo turahanura ko hari agacu k'ibyiza. Kandi akira akagacu. Pastor Janvier, hari abagabo bagiye bizeye imbaraga z'Imana, barahari muri Bibiliya. Baravuga ngo izina zigomba kurya Daniyeli. Ariko Daniyeli ahagarara muri rya jambo ryo abantu bazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwara. Turatangaza ku buzima bwawe tukubwira ngo iki ntabwo ari igihe cyo guheranwa n'agahinda. Oya. Ntabwo ari igihe cyo guheranwa n'amateka. Ariko Daniyeli afite ijambo ryamuvuzweho. Hari ijambo ryanuwe rikubuzima. Nubwo izi ntare zaconshomeye benshi, nubwo zariye benshi, ariko mu gihe bamugambani yafashe icyemezo ati ndikomereza kuwiteka. Agakiza kanjye kari mu witeka, ati bwihisha mu witeka. Biravuga ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira zigana Siyo, naho banyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu bagihindura ahantu h'amasoko. Ariko gato tuvuge ku gikombe cyitwa Baka. Gikombe cyitwa Baka cyahitanye benshi, cyishe benshi, cyagushije benshi, cyahagaritse benshi, cyabaga nk'abagamba, cyaheranye benshi. Ariko na wowe ukinyuzemo muvanga igikombe cya Baka turabizi neza ukirimo wakinjiyemo. Iki gikombe cya Baka cyabaga nk'abajura, cyabaga nk'abicanyi. Umuntu wese wahanyuraga baramwicaga, uwahatambukaga agatambuka ari muzima. Shuti muvandimwe, ngo
bene abo ngabo ariko bene abo iyo bahanyuze mu gikombe aho abandi bapfira barahakirira bagihindura amasoko. Oh haleluya, amasoko. Yo mpamvu Dawidi yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo abantu biringira Uwiteka Imana bameze nk'umusozi wa Siyoni ntubasha kunyeganyega. Ntabwo uzigera ubasha kunyeganyeza. Hari ibyabunyeganyeje uyu muntu dukurikiye, ariko reka nkubwire ngo hari agacu. Oh haleluya, n'iri jambo tubazanye ry'ubuhanuzi. Ego izere Imana kandi wizere n'iri jambo. Wizere iri jambo, wizere natwe, umenye yuko ari we dutumweho. Tuje guhanurira icyo kintu cyari cyaranze, icyo kintu cyari cyaragusuzuguye. Umunsi wa mbere cyaragusuzuguye, imyaka ishize cyaragusuzuguye, imyaka yatambutse byaragusuzuguye, ugejeje muri iyo myaka byaragusuzuguye, utari washaka byaragusuzuguye, utari wubaka inzu byaragusuzuguye, ukibungana karago byaragusuzuguye. Ariko ku munsi wa karindwi, ku mwuzuro wa karindwi, iyi Imana ihageze, iyo Kristo ahageze, iyo Data wa twese ahashitse. Ndabyibuka neza umuntu umwe yamaze imyaka 38, wowe sinzi imyaka umaze, iminsi 7 irageze ku buzima bwawe, agacu kageze. Hari agacu k'ubutabazi, hari agacu k'ubutabazi, hari amavuta amanutse ubuzima bwawe, azana kano gacu k'ubutabazi. Telekomeza la uzi ko uyu mugabo mu bice 5 Yohana yamaze imyaka 38 ari ku kidendezi, ategereje gutabara, ategereje agacu, ategereje impinduka, ariko byari byaranze. Kiriya kidendezi byaranze, Pastor Janvier, kiriya kidendezi Betesida, ijambo Betesida ubwaryo yasobanuye ngo inzu y'impuhwe. Turatangaza muri amasaha tukubwira ngo arika ya basifo, impuhwe z'Imana, imbabazi z'Imana zizanye agacu ku buzima bwawe. Itegura gatumuteka abandi barirwa impuhwe, wowe wahamaze igihe kirekire. Abandi ngo barazaga ngo bakagenda bagakizwa, bakagenda bikagenda neza, bakinjira muri business za, ngo abandi bakamuca bagatambuka, bafite ababafasha, bafite ababajugunyamo, bafite ababasunika, ariko we ntawe ufite ugusunika. Ntawe ijambo riturutse ku Mana, hari agacu ko gutabara, hari agacu usumwe banishimwe ku munsi wa karindwi. Bigeze ku gihe cya karindwi, bigeze ku munsi w'Uwiteka, umunsi wo gukora ku Uwiteka, umunsi wo gukora kw'Imana ugeze. Yesu arahanyura. Wamenye yuko uyu muntu amaze igihe kirekire ababaye. Yesu arabizi ko umaze igihe kirekire, arabizi iyo kanseri, arabizi iyo diyabete, arabizi iyo sida, arabizi ubwo burwayi, arabizi ubukonje umaze igihe kirekire, arabizi gupfusha amakwe, arabizi ko bakubenze, arabizi amenya yuko turashimira Imana iby'imenye yazo ufite kirekire, amaze igihe Yesu ajyamenye. Maze Yesu aramubaza ati none se nkugirire ntiyari yamenye ibiri kuba, kuko yarazi ngo nubu buzima nibereyemo. Bene wabo baramutaye, abavandimwe baramutaye, baramwibagiwe, imvura ikagwa nk'uko ikamunyagira, izuba rikamunyagira, abamujugunyaho imyanda, abamufashe w'ijambo. Yari yarabaye iciro ry'imigani. Wowe uravuga ibiki? 38 wenda bahamugejeje afite 14 cyangwa 20, ntago tubizi. Uyu ntigeze yubaka inzu, ntigeze ahinga, ntigeze akora umushinga, ntigeze arambagiza, ari inyuma, yahejejwe inyuma nk'amateka n'amateka. Ariko Yesu arabimenya, arahanyura. Aza ahantu abantu, aza kureba yuko hari uwo marayika yasize, uwo marayika yasize mu myaka yashize. Yesu yahageze. Ndimo ndumva Yesu, ndimo ndumva imirindi, ndimo ndabona gutabarwa. Umva nkubwire, aje guhindisha imishyitsi, ibyo bintu byagutera ngo aje kubinyeganyeza, aje kubikuraho. Yesu arahagera, aje guhirika imisozi, aramubwira ngo ikorere ingobyi yawe, utahe ugende. Yesu aramubwira ngo hari ibyari byikwikoreye, wari waje wikorewe n'iyi ngobyi, nawe yikorere. Kandi Yesu abikore kugira ngo ahinyuze abantu, abikoreye kugira ngo abantu bahindura amagambo, abikoreye kugira ngo yereke abantu yuko bicurukuye. Nasomye ijambo muri Zaburi ya 12:6 ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene. Nonaha ntabwo ari ejo, oya
maintenant Bibiri iravuga none kano kanya kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuza umutima k'umukene ngo nonaha Uwiteka Imana araza guhaguruka yohereza agacu mu buzima bwawe mu minsi 15 isigaye kugira ngo ukwezi kurangira itariki 15 muri iyi minsi 15 isigaye kugira ngo dusoze ku kwezi kwa kabiri twinjire mu kundi kwezi kwa gatatu turahanura ubuzima bwawe inshuti muvane mudukurikiranye akira agacu k'ubutabazi akira agacu k'ubutabazi Yesaya 57 ngo ku mwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwa ngo ntabwo nzigera nkorwa n'isi ati nicyo gituma nkomera mu maso nkomera nk'urutare hanje akamera ko unsindishiriza haleluya ari gufi reka hari ibintu byaguteye ubwoba ariko nyirubwite yari atari yahagera hari ibintu byagukojeje isoni ariko nyirubwite yari atari yahagera ariko hari agacu Imana iravuze ngo hari agacu muvana haleluya hari agacu biravuga ngo ngihanure nkuko nategetse mbona guhinda kw'inkuba mbona imiyaga ine iturutse ku mpande enye zose mbona iraje irakusanyije agufwa ibyari byaratatanye byongera guhura ibitagiraga ishusho byongera kugira ishusho amagufa yumagaye yewe gendube ngihanura nkuko ntegetse hatangira ibintu bitangira kwirema ndimo ndumva hari ibintu byirema hari ibintu bigomashimwe kukwezi kutararangira guhanura muri uku kwezi kwa kabiri kutararangira ijambo ryarabwiye ngo bafata Sadraka Meshaki Abedenego babajugunya mu itanura ry'umuriro bari banyegeje karindwi bari bazi neza ko ryatanura riza kubatwika basanga wa mugabo yagezemo ariko basanga wa mugabo udatinya utagira ubwoba udatinya amagambo bakuvuze udatinya ibigeragezo uri mucamo ngo yinjira mu itanura basanga yabatanze basanga yarigeze yajimije umuriro cyantangaje ngo basohose mu itanura ry'umuriro ngo habe n'umwotsi ubanuka batangaza ibitangaza ku buzima bwawe akiriye prophecy ugiye gusohoka mu kibazo nta n'umwotsi ukunuka Mana ishimwe cyane akira agacu k'ubutabazi haleluya agacu k'ubutabazi niko duhanura mu rugo rwawe niko duhanura ku bana bawe abana bawe nta bwenge bagira mu ishuri akira agacu k'ubutabazi abo bana bakagacu biragaragara ko ari akantu kaje kameze nka gato ariko kagiye kaguka kavamo imvura ya rukokoma biriya yatubwiye ngo imvura ya rukokoma iby'Imana igiye gukora ni rukokoma nta murozi uzabitangira nta mupfumu uzabitangira nta murangi uzabitangira ntambaraga z'abakonikoni zizatangira iby'Imana igiye gukora ndagira ngo utangarize ibitangazo ubwire ngo hari imbaraga z'Imana zije ari unstoppable arika ya masifu ntawazihagarika ntawazitangira imbaraga z'Imana zasuye umwana wa Yayiro ziramuzura yapfuye imbaraga z'Imana zazuye Tabita imbaraga z'Imana zazuye Lazaro amaze iminsi ine mumva aho ngaho prophet nuhagera washinga agati kuko izi mbaraga Yesu bari bamaze kumenyera ko azura tu kandi umaze iminsi uvuga kuri dunamis power kugira n'ikiganiro bita dunamis bari bamuzi ngo arazura gutyo gusa abo batari bashinguye ariko yerekana urundi ruhande batari bazi Yesu afite inzira nyinshi yaca nyambyita ngo ni inzira zitamenyerewe kuko Yesu ntabwo ushobora kumumenyera Yesu wanjye uyu munsi ushobora kumenyera ngo araca ahangaho ejo akanyura hariya kandi uburyo yarwanye uyu munsi ashobora guhindura uburyo arabareka kandi yari inshuti arabakonfusing arababwira ati iyo ndwara si yo gupfa icyo kibazo ufite si cyo kugira ngo upfe si cyo kugira ngo kikurangize ariko babona renze warapfuye aravuze ngo hari agacu nako ngo hari imvura ariko baragiye basanga nayo basanze ntabihari ariko ijambo yavuze biraba yategetse birakomera asibira kane arabareka bashyingure arabareka hari igihe Yesu yakuretse kugira ngo ugere muri iyo myaka arareka kugira ngo bigende gutyo bagamba benshi abavuga baravuga ikintu nabanye kuri Yesu
akunda ikintu gikomeye cyane akunda kuza aho abantu babonye ko byarangiye akunda kugira ngo icyubahiro cye atagisangira n'abandi kandi Yesu akunda gukora ku bintu bizamenyekana ntabwo akunda gukora ibintu uzihererana biri aho ngaho byo mu bwihisho akunda gukora ikintu birivuga ngo inkuru yamenyekanye Betaniya aza ku munsi wa kane yarapfuye byararangiye munyerekaho muhangeze uyu munsi Yesu aragera iwawe ndabona hari ahantu ageze Yesu aragera iwawe mungeze aho hantu ngo barahagera ati mukure w'igitare ati wapinikane bamubarira imibare nkawe yanutse yanutse arabategeka ati mukureho igitare turashimira Yesu ko n'ibyanutse arategeka nabyo bikora shota kuvra mengraya zangre shato kesgovra meriango siparaya arategeka Yesu arategeka mukureho muvaneho kureho ayo magambo kureho ako gasuzuguro kureho ubwo aravuga ngo kureho Yesu arategetse Yesu arategetse Bibiliya iravuga ngo uko yararejo n'uyu munsi niko ari ni nako azago arategeka arangije aravuga ati ibi mbikoreye data ibi arasenga ngo ibi mbikoreye kugira ngo aba bantu bangose bamenye ko ari wowe wampamagara ubundi ntabwo yari umwanya wo gusenga kuko yarahagaze mu bumana yaragiye gukorera mu bumana ubundi niwe yarasenga kandi ari kwisenga kandi ari kubwira Imana kandi niwe Mana Bibiliya iravuga ngo ni data wa twese Imana ikomeye ari kuvuga ngo Mana data wa twese kandi ni uri kwibwira kuko uyu munsi yaje nka Kristo wasizwe Imana mu muntu Mana ishimwe aje kwerekana urundi ruhande rw'ubumana nubwo agenda reka ngubwire nubwo twambaye umubiri ariko mumenye ko dufite Kristo muri twebwe kandi Kristo ubundi Yesu bivuga umwana w'umuntu Kristo bikavuga Imana mu muntu nukuvuga ngo Yesu yari umuntu ariko afite n'ubumana hariya rero yaragiye nk'Imana yari yaserutse nk'Imana niyo mpamvu ntabwo byasabaga ko asenga byasabaga ko ategeka gusa avuga ati raza ariko ibi mbikoreye kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe ubundi sinakabaye ngira gutya ariko reka mbikore kugira ngo aba bantu ntaba confusinga arangije aravuga ati data mbikore kugira kubw'aba bantu bangose bamenye ko ari wowe wampamagara bamenye ko ari wowe ntumye arangije arategeka ati raza amuhamagara mu izina Yesu aguhamagaye mu izina arakuzi mu izina ryawe aravuga ngo Lazaro sohoka ako kanya arasohoka ako kanya ava mu gituro ako kanya ava hahandi mu mateka yarari muri aka kanya turategetse ngo sohoka muri ako sohoka muri izo mbaraga sohoka muri ayo maroso sohoka muri ibyo byaha byagufashe sohoka mu izina ryawe Yesu arategetse hari uruhande rurahari amaso yawe amaze igihe atareba uruhande ariko nje kukwibutsa ko hari uruhande imbaraga z'Imana zigiye gucamo zigusohora ahantu washyizwe bashake abarozi baragushize mu icupa iryo cupa imbaraga z'Imana zigiye kumena iryo cupa risandare mu izina ryawe ahantu hose washyizwe uravayo kuko uyu mugoroba aya masaha biraterwa n'igihe aho kigeze iwawe cyangwa se igihugu cyose waba urimo kubwiza ukuri iri jambo ryakire nk'umuhanuzi bukomeye ku buzima bwawe twakuzanira ijambo rivuga ngo hari agacuku butabazi nubwo amadeni ari menshi hari agacuku butabazi nubwo umaze igihe urwaye hari agacuku butabazi nubwo abadayimoni baguheranye akiri imbaraga z'Imana zikubohora ikintu gitangaje uyu mugaragu yagarutse avuga ngo mbonye agacu gato ariko agahindukamo imvura ngo yerukokoma ngo hanyuma atuma kuri aha baramubwira ngo urira igare ugende Yezereli usubire kuko hagiye kugwa imvura yarukokoma reka nkubwire bigiye gutangira ari gatoya ariko kagiye gukura bitangiye ari gatoya ariko karakuze Imana izanye kwaguka mu buzima bwawe Imana biragaragara ko itangiro ryawe ryabaye ritoya ariko amaherezo hari kunguka hari kubyiga hari kubyimba hari kuzamuka hari ukaguka ni kw'Imana kuje ku buzima bwawe eragasi ko bizaba kubategereza ubiteka Imana nta numwe uzakorwa n'isoni ibyari gukoza isoni birahari wumbeshye birahari ibyari bukumwaze ibyari butume ukorwa n'isoni birahari ariko ijambo ryarambwiye muri Zaburi ya 25 gatatu siko bizaba
wategereza Uwiteka Imana umaze igihe utegereje muvandi umaze igihe utegereje Imana akirira ijambo ry'ubuhanuzi haleluya siko rizaba kubategereza Uwiteka Imana nta numwe uzakorwa n'isoni alelele bolekitana abategereje yumva ijwi ry'ubutabazi ijwi ry'ubutabazi riramanutse ijwi ribohora ijwi rya Mwuka Wera ijwi rikiza indwara ijwi ribohora ababoshwe ijwi rigiye gutatanya imigambi yose y'ababisha bakugwanyaga iryo jwi ni iry'Imana ryakire akira ragacu kubutabazi haleluya Mana ishimwe cyane Mana nihimbaza ngo uwo munsi umutwaro wose baguhekesheje uzakurwaho no gusigwa haleluya muri uyu mwanya muri ikiganiro turimo muri isaha Gihanuzi numva hari amavuta abohora amavuta abohora Pastor Janvier hamanutse amavuta abohora abantu hamanutse amavuta acagagura ingoyi haleluya ingoyi uyu muntu uri kutwumva ingoyi biziriko barazira kuzirikishije bicikagurike mu izina rya Yesu ya paya ngorora breza Bibiliya yatubwiye ngo inshuro zirindwi ivuga umwuzuro w'Imana gutegereza that's the key ngo Uwiteka Imana tegereza bagahweme kugeza igihe Yerusalemu hazahindukira tegereza Bibiliya ivuga ngo hahirwa abategereza Uwiteka abo ngabo barahirwa abo bazaguruka bazagendesha amababa bazatumbagira mu kirere kandi ntibazigera bananira bazacogora reka nkubwire utegereje Uwiteka umaze igihe kirekire umutegereje umaze igihe kirekire usenga Uwiteka araje biravuze ngo bazagurukisha amababa Imana iguhaye imbaraga zo kuguruka shira izo mbaraga genda hejuru ibyica abantu ariko Mana bigenda hejuru ibyica abantu ukabigenda hejuru ibyarangije abantu ukabigenda hejuru karande ziwabuka babigenda hejuru ngo ntibazigera bananirwa abo ni abategereje abo ni abarindiriye bategereje Uwiteka haleluya gutegereza Uwiteka kwawe kurindira uyu mugabo twahoze tuvuga muri Yohana 5 ngo yategereje Imana agomeza kuguma ku kidendezi reka tukubwire mwene data guma ku mavi guma ku rusengero komeza utegereze Imana komeza ugume usenga komeza ukiranuke komeza wiringire Uwiteka komeza umwikomezeho igira ibwina igira umuhengeri ikomeze ku Uwiteka ntiyahava ndagira ngo ntuve kuma ndagira ngo ntuve ku kidendezi imyaka igenda iba myinshi ariko siko bizahora niko watubwiye kubategereza Uwiteka isaha y'Imana igihe cy'Imana gukora ku Uwiteka kugeze arangije Yesu ibyo marayika atakoze Yesu aza kubikora ibyo bene wanyu batakoze ibyo umushumba wawe atakoze ibyo marayika atigeze akemura Yesu mwenyewe bose mwenyewe yahigereye Zaburi 86 Zaburi 80 dusengera ubwoko bw'Imana kugira ukano gacuku butabazi kinjire mu buzima bwawe uri Imana ikomeye uri Imana yo guhimbaza turagushimiye uri Adonai haleluya uri Jehova Rafa urakomeye uri Jehova Shama turasengera ubwoko bwawe turasengera abantu bawe Imana turasengera abantu bari mu migabane itandukanye abari mu Rwanda turabasengeye abari ku mugabane w'Uburayi abari muri Amerika abari mu bihugu by'Abarabu mu izina rya Yesu baragazima naziboho baragazima nazikiza baragazima nazizura abantu baragazima nazikizindwa baragazima nazihirika imisozi nonaha nonaha ababoshwe babaho abarwayi bakire barwayi bakire aba baroze Imana ibarogo baragazima zibahara ubuzima bwawe zibahara ubuzima bwawe zibahara ubuzima bwawe zibahara ubuzima bwawe ndakubona uri muraho bohoka shira iyo kanseri shira iyo sida shira iyo diyabete shira amavuta kiza amanukira ubuzima bwawe urakoze Jesus urakoze da urakoze mwami Yesu akira kubohoka turagushimiye akira kubohoka
mwizina rya bwoko Yesu bwawe Mana prejenegali wohereje agacu k'ubutabazi finakuzga nota asante Yesu oh amen yango amen sepranis amen mugire Amen. umugisha mugire amahoro y'Imana Mana w'umugisha. agacu k'ubutabazi Yes. kaze mu buzima bwawe bless you God bless you Amen. we love you